Hari umusore yakoraga cyane kurusha abantu benshi. Yabyukaga saa 10 za mu gitondo akajya ku kazi, agataha nijoro ananiwe. Yari umuntu mwiza, yari umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu ukora cyane. Ariko hari ikibazo kimwe, nta na rimwe yigeze akira. Buri kwezi yarahembwaga, ariko amafaranga ye agashyira atageze no hagati mu kwezi. Buri mwaka yaratekerezaga ati, uyu mwaka nzagerageza kuzigama. Ariko buri mwaka wararangiraga nta kintu afite. None ikibazo ni iki? Ese uyu musore yari umunyantege nke? Ese ntiyakoraga cyane? Ese ntiyari afite amahirwe? None wowe urabyumva ute? Andikaho muri komenti uko ubyumva. Ndagira ngo nkubwire ukuri, ikibazo cyari kimwe gusa. Yari afite sisitemu mbi y'imari. Uyu munsi reka nkwereke impamvu nyamukuru ituma abantu benshi nk'uyu musore badakizwa n'amafaranga bakorera. N'icyo wakora kugira ngo ube utandukanye n'abo bantu bafite iyo myumvire nk'iyo ngiyo. Urakaza neza kuri iyi channel yacu yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nkagusaba gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi video, hamwe no gukanda kuri buto ya subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushyigikira. Urakaza neza, reka dutangire. Gukora cyane sibyo bikiza. Hari igitekerezo abantu benshi bafite bati, ninkora cyane nzakira. Ariko kuri nuko gukora cyane ntabwo ari byo bikiza. Gutekereza neza ku mafaranga nibyo bikiza. Umwe mu bahanga bakomeye witwa Robert Kiyosaki yaravuze ati, abakene n'abari mu rwego rwo hagati bakorera amafaranga, ariko abakire bo amafaranga arabakorera. Ibi bivuze iki? Abantu benshi bakora amasaha menshi bagahembwa amafaranga, ariko bakisanga nta nyungu ifatika bafite kubera kuyakoresha yose bakayamara nta namwe bashize ku ruhande ngo bayasevinge. Abakire bo bashyira amafaranga yabo mu bikorwa bibabyarira ayandi mafaranga. Icya kabiri, ikosa rikomeye, gukorera amafaranga gusa ntibihagije. Active income. Reka tubyumve neza. Hari ubwoko bubiri bw'amafaranga: active income and passive income. Amafaranga ya mbere, active income, ni amafaranga ubona ukoresheje igihe cyawe, akazi, business usanzwe ujyamo buri munsi. Iyo uhagaze gukora, amafaranga yawe arahagarara kuza. Andi mafaranga ya kabiri, passive income, ni amafaranga aza utari gukora cyane. Investment, iyo wakoze ishoramari, real estate, online business, gucuruza business kuri online mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse no gukora YouTube. Aha niho abakire bibanda cyane. Urugero rw'ubuzima busanzwe. Tekereza abantu babiri. Umuntu wa mbere akora akazi, yinjiza 200,000, ayakoresha yose. Umuntu wa kabiri akora akazi nk'umuntu wa mbere, ariko buri kwezi ashyira 50,000 ku ruhande, akayakora mu investment, akayashora mu bintu bitandukanye. Nyuma y'imyaka 3, umuntu wa mbere aracyari ahari. Umuntu wa kabiri afite ibintu bimutunga niyo yaba adakora. Iyi niyo difference cyangwa se ikinyuranyo gikomeye cyane kiri hagati y'aba bantu babiri. Imyumvire igutwara ubukire, icyo ni ikintu cya gatatu, cyangwa se mindset. Imyumvire igutwara ubukire, ukuri gukomeye ni uku: ubukene ntibutangirira ku mafaranga, butangirira mu mutwe. Umuhanga witwa Warren Buffett yaravuze ati, the most important investment you can make is in yourself. Bivuze iki? Bivuze kwiga, gusoma, guhindura uko utekereza. Icya kane, impamvu 90% y'abantu batagera ku bukire. Icya mbere, ntibamenya uko amafaranga yabo akora. Icya kabiri, batekereza short term cyangwa se batekereza igihe gito. Icya gatatu,
ntibashora imari. Icya kane, batinya gutangira. Icya gatanu, bategereza igihe kizaza kitazigera kiza. Ibi byose bigushyira muri sako cyangwa se mu ruziga rw'ubukene. Ikintu cya gatanu, icyo wakora uhereye uyu munsi. Dore sisitemu yagufasha cyangwa se uburyo wakoresha ugatera imbere vuba. Uburyo bwa mbere, iyishure mbere ya byose. Imanza wiyishure mbere yo gukora ibintu byose. Manza wiyishure wowe ubwawe. Fata 10 kugeza kuri 20%. Uyigire saving cyangwa se investment, uyazigame cyangwa uyashore. Uburyo bwa kabiri wakoresha ugatera imbere vuba. Tangira kwiga, usome ibitabo, urebe video zikwigisha uko wakwiteza imbere ndetse n'uko washora amafaranga ugatera imbere. Shakisha skills cyangwa se ubumenyi bwagufasha gushora imari ndetse n'uko wakwiteza imbere. Uburyo bwa gatatu, tangira small business. Tangira business ntoya, ntutegereze byinshi. Nimba ufite ibihumbi 5 cyangwa se ibihumbi 10, yakoreshe uyashoremo mu bintu bitandukanye, azakubyarira andi. Uburyo bwa kane, jya wubaka asset cyangwa se ujye wubaka uko wakagombye gushora imari. Kora business cyangwa se ukore YouTube channel cyangwa se ukore online income. Amafaranga azavuye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko wakoze business yawe. Ukuri gukomeye cyane, niba udafite system cyangwa se uburyo uguhereza ko amafaranga, uzahora ukora cyane kugeza usaza nta bukire wari wageraho. Reka nkubwire ukuri kudakunzwe kuvugwa cyane n'abantu benshi. Ntuzigera ukira kubera akazi kawe gusa, uzakira kubera ibyo ukora n'amafaranga yawe. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uyu munsi. Tangirana n'ayo ufite, tangirana n'icyo uzi, kandi wibuke ko nta muntu uzagukiza, ni wowe ubwawe ugomba kwifatira icyemezo. Niba iyi video igufashije, kanda kuri buto ya like, ukande kuri subscribe kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Ukore share ni ku nshuti zawe, kuko ushobora kuba murimo kumufasha ugahindura ubundi buzima bw'undi muntu, kuva mu bukene ajya mu bukire. Ndagushimiye wowe ugejeje iyi video ku musozo. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi. Komeza urebe izindi video zagufasha uko wakwiteza imbere, ndetse ukomeze no gukora kuri buto ya subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byose dushizeho byagufasha uko wakwiteza imbere bijya bikugeraho mu ba mbere. Komeza ugubwe neza, ndagushimiye.